Banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, inshuti z'ibiganiro byacu kuri Nature de la Medecine hano ku isoko rya Base mu karere ka Rulindo, intara y'Amajyaruguru. Ni munsi tugarutse ku biganiro byacu tuvuga kuzana amaraso mu gitsina cyangwa se kunyara amaraso. Mu by'ukuri hari ubwo abantu bitiranya indwara yo kuva amaraso, aribyo byitwa hemorrhage, kuva amaraso mu gitsina. Hari no kunyara amaraso. Ni ukuvuga ngo kunyara amaraso rero biza mu gihe cyo kwihagarika. Ushobora kubibonesha amaso cyangwa se ukaba utabibonesha amaso, bikaba byabonwa gusa na microscope ko amaraso unyara harimo inkari unyara harimo amaraso. Kunyara amaraso rero bikaba bishobora guturuka ku bintu byinshi bitandukanye. Rimwe na rimwe bikaba bishobora guturuka ku burwayi bw'impyiko, ubundi bikaba bishobora guturuka ku burwayi bw'uruhago, ubundi bikaba bishobora guturuka kuri tumeri cyangwa se ku bibyimba, ubundi bishobora guterwa na kanseri, bishobora guterwa n'uburwayi bwa prostate, bishobora guturuka kuri traumatisme. Umuntu ashobora gukora accident cyangwa se umuntu akaba yakubita ku gitsina cyangwa se ku ruhago, cyangwa nyine iyo trauma cyangwa se icyo kibazo cy'ikintu cyakwishe ahantu runaka kigatuma unyara amaraso. Ushobora kubyimba uruhago, ushobora kugira umuriro mwinshi mu mubiri, cyangwa se umuyoboro w'inkari iretere ukaba ukangirika, bishobora biturutse wenda ku ma infection, cyangwa se habaye irritation y'ibintu runaka, cyangwa se warwaye utubuye two mu mpyiko. Ibyo byose bishobora gutuma umuntu arwara indwara yo kunyara amaraso. Nk'uko twabibonye rero, ikikwereka ko urwaye indwara yo kunyara amaraso, genda ububabare runaka ugira, cyangwa se kuba wakwihagarika hakaza umutuku mu nkari. Rero uko kuza umutuku mu nkari tukaba tumaze kubona inkomoko yabyo. Noneho rero tukaba ari indwara tubahamiriza neza ko tuvura. Ntabwo ari kuzana amaraso gusa mu gitsina tuvura, kuko niyo bibaye ari hemorrhage cyangwa se iyo bibaye ari kuva amaraso menshi cyane, cyangwa se imihango izana amaraso menshi cyane, nabyo tukaba tubivura mu gihe gito cyane. Turabivura nibura n'iyo umuntu yaba amaze umwaka ava, nibura icyumweru kimwe tuba tumweretse ko ashobora kuba yakira burundu bitagoranye. Bishobora kuba bituruka mu gihe ari atwite, ushobora kuba atwite inda ishaka kuvamo, tugira umuti umuntu anywa, inda igahita isubiramo ntibikivuyemo, tukayihagarika kuvamo bikozwe n'umuti. Umuntu ashobora aho ngaho n'ubundi hari ikindi dukora. Uyu mwana, hari ubwo umwana ati vurwa neza kira. Wowe ufite indwara zananiranye zaburiwe imiti mu mavuriro ya kizungu, humura Ntare y'Irungu agufitiye imiti ivura indwara zikurikira: amarozi, amategano, amahuherano, nyabingi, akanatsirika, amahembe, ibitega, ibitama, abazimu, abarozwe, ibisazi, imandwa, akanatanga umuti ubirinda. Anavura amibe, hepatite B na C, kugira ubushake mu gutera akabariro, umuvuduko w'amaraso, kwikinisha nk'indwara z'ubuhumekero, asima, sinezite, inkorora, kubura ijwi, ndetse n'indwara z'uruhu nka vitirigo, amahumane, inkabya, intongi, ibiheri byo mu maso, umugongo, rubagimpande n'ibindi nka infection na trichomonas. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero zikurikira: 0783179255, cyangwa ukaduhamagara kuri 0722533084. Iwacu murakaza neza.